Reka nanone ngusuze kandi nkwifuriza ibihe byiza gukurikirana David Rwanda umunsi ku wundi. Reka dukore inkuru yacu y'urukundo y'uyu munsi. Inkuru yacu y'urukundo y'uyu munsi ni umukobwa wemeye kuba yajya kubana na se w'umusore bitewe nuko yakundaga umusore rwose wiwe cyane kugira ngo abone uko bazajya babonana. Inkuru yacu itangirira mu rugo bisa nkaho urwo rugo rwari rukize cyane rwose. Gusa ibyagaragaraga byoho nuko muri urwo rugo hari habayemo ikirori rwose kuko bari banezerewe kandi cyane. Hari umusore wari wambaye neza ndetse mu bigaragara byoho wabo bari bafite amafaranga dore ko niyo nzu rwose bari bakureyemo ikirori yari inzu nini ndetse ngari cyane. Gusa ku rundi ruhande hari undi musaza wari uhicaye ndetse uwo musaza yari yihebye cyane bisa nkaho yari afite ibintu byinshi ari gutekereza. Dore ko abandi basore bose bari kubyina bisa nkaho icyo kirori cyari icy'inkunda rubyino. Nuko umwe mu basore bari baraho yaragiye ndetse atangira kuba yakigera wa musaza atangira kuba yamuganiriza. Ati se papa kuri aha ngaha wicaye bisa nkaho wihebye byagenze biti? Ati we rwose mwana wanjye Derek ubuse ko kuri kubona naguma aha ngaha nimbyinana namwe. Erega mwana wanjye umenye ko ibintu bitari iby'inkunda rubyino kandi ngiye rwose mu bigaragara byo urabona ko nisaziye. Ati we rwose papa none se ko ubushaje bivuga ko utaza ngo twishimane. Erega papa umenye ko rwose uyu munsi ariho narangije amasuri yanjye yisumbuye. Rero tugomba kuba twabiserebura ndetse tukamera neza. Ati we rwose mwana wanjye Derek nta kibazo wegenda wishimane n'abavandimwe bawe ndetse n'inshuti zawe. Ngiye rwose ndaba ndahangaha rwose kandi nta n'ikibazo ndibuze kuba nabigiraho. Atariko papa nubwo ibi bintu tujya tubivugaho ndetse ugahita kubyirengagiza rwose bisa nkaho kuva mama rwose yakitaba Imana byakuguye nabi ntabwo kimeze neza ntabwo gifite morale papa bisa nkaho wacitse intege rwose. Oya rwose mwana wanjye Derek nyine nabwo sinakubeshya ko mba meze neza kuko urabizi kuva mama yapfa bisa nkaho nanjye nacitse intege naracogoye mu bintu byose. Gusa nabwo ntabwo byambuza kuba naserebura ngo nishime nk'abandi bagabo bose. Nanjye rega mwana wanjye ndi mu rungano rwanjye ndanezerwa ndetse nkishima. Hoya papa uri kumbeshya pe kuko n'ubushize tujya muri cya kirori cyo kwa papa Claude nuko nguko wari umeze kandi urabizi nanjye nasanzemo abasaza gusa. Gusa papa nabwo wari wihebye pe icyagaragaraga cyo nuko n'ubundi wari usa nkaho utari uhari. Ati we rwose mwana wanjye Derek wibitekerezaho ndetse wibitindaho. Impamvu bameze gutya rwose wasanga ari uko hari utuntu twinshi mba mpugiyemo ndi gutekereza. Gusa ntutekereze ko rwose ari uko mama wawe yapfuye. Ati we rwose papa rwose biragaragara kandi jya wemera papa mu gihe mbonye ibintu bitameze neza bagomba kukubwira nta mpamvu yo kukubeshya. Ati we rwose mwana wanjye ntugire ikibazo we rwose kandi meze neza. Ati sa rero genda mwana wanjye kandi ndi kubona abandi bana bagutegereje genda ujye kwishimana nabo. Nuko Derek yahise kagenda ndetse ajya gusanga izindi nshuti ze zari ziri aho ngaho dore ko rwose se byasaga nkaho rwose atagikeneye kuba yabona umuntu bari kumwe dore ko yarakeneye kuba wenyine. Nuko bakomeje kuba bakishima muri icyo kirori dore ko bari banezerewe cyane rwose mu bigaragarira amaso. Gusa Derek yakomeje kubyina ndetse mu kubyina rwose yaje gusanga umukobwa ndetse atangira kuba yamuganiriza. Ati se be kuri aha ngaha bimeze bite ko mbona nawe watuje cyane? Ati we rwose Derek nakomeje kuba nakitegereza uriya musaza uri haya mbona aratuje cyane kandi kigaragara cyo uriya musaza ashobora kuba ari umusirimu ndetse afite n'amafaranga. Ati we se kandi babe umusaza uri kuvuga n'uwuhe? Gusa umukobwa ahindukiye agiye kureba ndetse asanga aho wa musaza yari yabonye ari yicaye yahavuye. Ati sorry Derek yari yicaye hariya gusa nyine yahise kahava sinzi ahantu yagiye. Ati yesa rwose noneho yivowe bugumye hano ndetse ububyinana n'inshuti zawe ngiye kuba ngiye mu nzara tuntu ngiye kuba nakemura ubwo ndaza kuba naza ndetse ngusange tukomeze tuganire sibyo nizere ko rino joro rwose riri buze kuba riri ryiza ndetse turaza kuba twagumana. Ati yego rwose Derek ntugire ikibazo ntubizi se ko ndi umukunzi wawe rwose iri joro ngiye nawe rwose turaza kuba turi kumwe kandi ntugire ikibazo. Ati sa rwose nta kibazo genda ndetse ubwo ngubwo turaza kubonana n'uva mu nzu. Ati sa rwose nta kibazo yivowe kandi ukomeze unezerewe kandi ndagukunda cyane. Ati ariko nanjye Derek ibyo ngibyo nse wagakwiye kuba ubivuga kuko urabizi ko nanjye ngukunda kukurusha. Ati I know gusa nyine twese urabizi dukundana cyane ntiwavuga ngo nabwo urandusha. Ati aha ubu ngubu nabwo wabigira intambara agenda nta kibazo turaza kuba twasubira Derek. Nuko Derek yahise kagenda ajya mu nzu. Gusa Yvonne we yarasigaye aho ngaho ndetse ahita kagenda ajya kuri piscine ndetse ajya kuba yaruhuka dore ko yarakeneye kuba yatora akayaga. Atahe sha mu nzu yo kwa Derek harashyushye abantu bari kubyina. Reka mbe nicare hano rwose kuri piscine ndebe ko ibintu byagenda neza kuko ndi kumva nameze neza pe ari ahantu hari hashyushye cyane.
gusa Yvonne akiri aho ngaho yagiye kubona abona wa musaza yaragiye kwereka Derek asanga nabwo yicaye hahandi kuri pisine dore ko yari yicaye ndetse yigunze. Nuko Yvonne ahise akavugira hejuru ati Yesu we, dore wa musaza nishaka kwereka Derek ishanda mubonye kandi Derek yagiye. Gusa naza ndaza kuba namumwereka kuko uriya musaza nakomeje kubona afite ibibazo. Ariko reka ngende njye kumuvugisha wasanga wenda hari ubufasha namuha kandi yicaye hariya yihebye rwose pe. Nuko Yvonne ahise kagenda ndetse asanga wa musaza we yari yicaye kuri pisine. Ati papa bimeze bite se kuri aho ngaho wihebye? Ati sorry mwana wa, ninjye uri guhamagara se? Ati yego rwose niwe ndi guhamagara, nakomeje kubona uri kure mu bitekerezo. Ese mumeze neza? Ati yeah of course tumeze neza rwose mwana wa, tumeze neza nta kibazo dufite. Ati ubwo se papa ntumbeshye koko? Urambeshye pe, ntabwo mwaba mumeze neza kuko nakomeje kuba nababona kuva kare muri aha ngaha. Ati hoya rwose mwana wanjye, none se kuba turi aha ngaha twicaye bivuze ko rwose tutameze neza? Tumeze neza kandi cyane rwose. Ati okay ni byiza rwose nimba mumeze neza, nuko nyine nari mbonye rwose bisa nkaho hari ibibazo byinshi ndetse hari n'ibintu muri gutekereza. Niko kuvuga ngo rero reka nze mbaganirize ndebe ku kibazo mufite kuko na kare nababonye mwicaye hariya mwigunze. Rero twari turi kumwe n'umuhungu witwa Derek igiye kuba namubereka nyine mwita ko mugenda ndababura. Ati ye wari ugiye kuba wanyereka so muhungu kandi ngo bigende gute mwana wanjye? Ati nyine nabonaga bisa nkaho ufite ibibazo rwose pe. Ati hoya ntabwo rwose nta bibazo nari mfite, ahubwo nuko nyine bino birori nyine bisa nkaho ari iby'abana n'iby'inkunda rubyino kandi njye ndisaziye. Rero biba biri byiza ko nyine nigendera ku ruhande nkitekerezaho mu gihe mwebwe rwose muri kwenjoyinga ubuzima bwanyu. Natwe iyi myaka mwana wanjye twayiciyemo rero tuba twisaziye, ntabwo tuba dukeneye ibintu bidushyushya mu mutwe, niyo mpamvu ubona mba ndi ahantu hitaruye rwose. Ati okay sa rwose nta kibazo papa, none se ko waje wenyine uraha nyine nta mufasha nta mama ufite? Ati no mwana wa rwose nta mama afite nk'uko bivuga. Ese iyo uvuze mu ushatse kumvikanisha iki? Nyine papa sorry I mean nyine nta mugore ufite ko waje muri kino kirori wenyine? Ati hoya rwose mwana wanjye, umugore wanjye ashize igihe apfuye. Rero urumva gutya ndi singo nyine ndi njyenyine, niyo mpamvu biba byanangoye kubyakira. Ati okay fine ndabyumva rwose, nose basi wanyemerera nkaza ngo tukicarana tukaganira. Ati sawa rwose mwana wanjye nta kibazo, niba ushaka ko tuganira ngwino wicare rwose pe, ngwino wicare ndetse tuganire, nanjye ntabwo nabura kuganira nawe mwana wanjye. Nuko Yvonne ahise kaza ndetse yicarana na wa musaza ku gatebe kari aho ngaho. Ati none se mwana wanjye witwa gute? Ati nitwa Yvonne. Ati okay sawa ni byiza rwose. Ati nanjye banyita papa mpano rwose. Ati okay none se iryo niryo zina ryawe muze? Ati no mwana wariga wamenye iryo ngiryo n'undi wese rwose warimubwira akaba yamenye uwo ndiwe, kuko ndatekereza muri zino nce rwose hose baranzi, rero uvuze papa mpano bahita ko bamenye. Ati sa rwose nta kibazo, gusa se wajya ukwita muze hari icyo byaba bitwaye? Ati none se mwana wawe uri kubona koko nshaje cyane? Ati no vraiment ntabwo ushaje cyane, gusa nyine ndi kumva kuvuga papa ya mpano nyine byangora pe. Ati okay noneho ubwo uzajya ureba kandi kazi nunyita ntacyo akushaka, nimba bitakugora ari byo uzajya ukora nta kibazo mwana wanjye. Ati sa rwose papa ubwo ngubwo nibyo, none se nimba bitabangamye mbabaze? Ati nta kibazo rwose mwana wanjye waguma ukambaza, kumbona musa nkaho nyine mumeze neza wagira ngo rwose murashaje, ariko ndabona musa neza mugaragara neza, mukora iki? Ese mwana wa abana mwese muri kimwe muteye kimwe rwose pe, ubwo ngubwo uri kumva ushishikajwe kweri no kubana wamenya nyine ibintu nkora? Ati yego rwose papa kuko ndi kubona nyine kuntu ukeye kuntu ugaragara, reba telefone ufite nyine no kuntu ushaje bisa nkaho uri umusaza w'umusirimu pe. Ati yego rwose mwana wa njyewe nyine ncuruza imodoka mu mujyi urumva rero, kandi makeneye ibintu byinshi ndetse makeneye no kwereka abantu imodoka zanjye ncuruza, niyo mpamvu ubona afite telefone imeze neza nyine, niyo mpamvu nta yindi rwose. Gisa rwose papa ndumva ari byiza, ni byiza rwose. Ati none se Ivo ko uri aha ngaha wenyine kandi uri umukobwa nta mukunzi ufite, kuki utazanye n'umukunzi wawe? Ati papa nyine umukunzi wanjye se njye nta mukunzi ngira, ndi singo. Umukobwa ungana nkawe se ni gute yaba ari wenyine nta mukunzi agira? Eterega papa nyine muri iyi minsi abasore bose barajagaraye mu mutwe, biba bigoye rero kugira ngo ubone umusore muhuza ndetse mwishimirana.
ati yo sorry rwose mwana wanjye uzabona umukunzi rwose. Ati yego rwose mba nifuza wazampa nk'umuntu mukuru rwose akaba ari we twibanira. Gusa bakiri muri ibyo ngibyo rwose Derek yahise kaza ndetse ahita akagaruka aho ngaho kuri pisine. Ati se Ivo kuri aho ngaho uri kuganira nandi? Ati hari umuntu turi kuganira reka nze ndaje ngusange rwose be. Nuko wa musaza yahise kareba Yvonne ati none se mukoko wari wambwiye ko rwose nta mukunzi ufite nkaba numva uriya musore rwamagaye hejuru kumwitaba tuzina tudasanzwe. Ati we rwose papa ibyo ni ibintu bisanzwe kuba wakita umuntu baby sheri hani ni ibintu bisanzwe rwose. Ese wowe generation yacu urayobewe koko muze ntago ari ikindi kintu ndetse nta n'ibindi birenze no kubera ibyo ngibyo gusa pe nyine ni ibintu n'amazina baraho y'amatazirano. Ati sawa nta kibazo rwose mwana rero mpa nomero zawe tuzaya tuvugana ntacyo bwo turamenyanye. Ati sa rwose kandi witeho muze. Ati sa rwose mwana wa. Nuko Yvonne yahise kagenda ndetse ajya kureba Derek. Ati sebe akayaga wagatoye wameze neza wabaye neza? Ati yego rwose Derek imeze neza ubu ngubu rwose nta kibazo mfite. Ati nyine Yvonne papa namubuze sinzi ahantu yagiye pe sinzi ahantu yagiye kandi namushakaga. Ati ariko Derek uzi ko utari wanyereka papa wawe we? Ati ariko se Ivo kano kanya nakwereka papa ngewe nawe tugiye kuba twashyingirwa ko kuzi ko ariho nkirangiza? Ati ariko Derek urabizi ngiye rwose umaze igihe kinini ndangije urabizi narangije kaminuza rero wowe urangije yisumbuye ndumva rwose kandi iwanyu mufite amafaranga pe ndumva rero ko wajya kunyereka iwanyu ntacyo bitwaye kuko Derek erega ndi no gukura rwose pe. Ati reka gukabya imyaka 25 se kuko niyo nyine watangaye uri kumva wakuze. Ati no Derek no suri kumva imyaka 25 ari mike koko? Ati reka ni mike ntago ari myinshi baby wibikabiriza pe. Ati nyamaraga Derek uri ushatse wanyereka papa wawe kandi hakiri kare. Ati none reka twaba tugiye kuzana ibintu byo kubana iyo utangiye kuba wakereka umukunzi wawe ababyeyi bawe batangira kuba batekereza ibindi rwose. Ati ariko Derek turi civilize turi abantu bakuru rwose kuba wabwira iwanyu ko ufite umukunzi ni ibintu bisanzwe ndetse nta birenze pe. Ndabyumva nyine nta birenze gusa please iki si cyo gihe so nkunda se. Ati yego rwose Derek ndagukunda kandi ibyo nsi wagakwiye kububimbaza kuko urabizi neza. Ati okay nanjye rero ndagukunda rero tegereza kandi witonde nta mpamvu yo kwirukansa ibintu rwose be. Ati sawa nta kibazo. Nuko ibirori byararangiye ndetse bikimara kurangira rwose Derek yahise kagenda ndetse ajya kureba se. Dore ko Yvonne yari amaze kuba yamusezera ndetse agiye mu rugo. Ati se papa kuki wahamya aho ngaho kuri pisine bimeze biti? Ati sinagusize harya hejuru papa none wanamanutse uraza den ugaruka hano kuri pisine kandi urabizi abakonje kandi papa ntujye umenya ko rwose ushaje. Ese papa wazanye umugore ubundi uri mu biki kuki uri gutinda ushaka uzi ko umuntu adafite umugore papa akomeza kuba yasaza? Ati Derek ubusa koko rinza n'umugore nta kibazo uzabigiraho mwana wa? Ati no papa tugira ikibazo rwose nta kibazo nabigiraho kandi ubimenye neza ko papa rega nararangije gutya nta kibazo gikirimo ubusa koko hari umuntu waza mu rugo akambangamira. Ati okay sa rwose mwana wanjye niba ari uko nkuko ubishaka nzamuzana ndetse dore ko ni vuba aha ngaha nose mwana wawe utekereza koko nazana nk'umugore ungana gute? Papa wowe wazana wese pe nge ntacyo bintwaye nge nta nicyo bimbangamiyeho upfa kutazazana umugore gusa nyine w'inshinzi wowe wazana wese nge ntacyo bimbwiye. Ati sawa nta kibazo rwose mwana wanjye ariko papa umfashije rwose wava aho ngaho pe ukajya mu nzu ukajya kuryama. Ati sawa rwose nta kibazo reka njye mu nzu ubwo mwana wanjye turaza gusubira none se mwana wawe ugiye hewe ko mbona wambaye ikoti? Ati papa nyine tubizi se ko ngomba guherekeza abantu bari baje hano mu birori? Ati yego rwose mwana wa turi hari abantu ngiye kuba naherekeza gusa ndaza kugaruka nshobora kuza ntinzemo ariko ndibuze kuba nagaruka. Ati sa rwose mwana wa witeho rwose urabizi neza kugenda nijoro utwaye imodoka ntago aba ari byiza rero ugende neza kandi wirinde. Sa rwose papa ndibuze kuba nakirinda. Nuko Derek yahise kahamagara Yvonne. Ati se baby nagusezereye nawe utakugenda wirukuye gahunda twari dufitanye. Ati wa I'm sorry Derek nyine ntabwo nigeze mbitekerezaho nagize ngo wenda niza brag zawe gusa ndacyari hano hafi y'iwanyu ndi kuri gate y'iwanyu rwose ntago ndaharenga. Ati okay rero ndindira gatonya reka nze ndaje nzana imodokari ngo cyuri. Ati sa rwose nta kibazo ndagutegereje. Nuko Derek yahise ko yatse imodokari rero ahita akasohoka aragenda kureba mukunzi we.
Byatinze Yvonne ndetse na Derek bahise ko bajya mu modoka ndetse bakomeza kugenda baganira bishimye. Gusa bageze mu nzira Derek yahise kahagarika imodoka. Ati se Derek ukwereka cyo uhagaritse imodoka? Erega Yvonne umenye ko tugiye kwa twashika iwanyu kandi urabizi ni dushika iwanyu rata ko wirukankira mu nzu y'iwanyu rwose. Kandi urabizi rwose uyu munsi hari umunsi w'ibyishimo. Nuko Yvonne yakomeje kuba yaganira na Derek ndetse rwose baryamanye muri iryo joro ry'ikirori cya Derek. Gusa bakiri muri ibyo ngibyo se wa Derek yahise kahamagara ndetse mu guhamagara hamagara Yvonne. Gusa mu guhamagara Yvonne ntabwo yigeze atora telefone kubera ko rwose hari ibyo yari arimo ndetse yari ari kumwe na Derek. Gusa Derek yahise kahindukira na Yvonne ati se baby kutari kwitaba uyu muntu uri kuguhamagara bimeze biti? Ati shu bumuretse rwose ndaza kuba namwitaba dore ko n'igihe kigihari. Ati okay. Nuko bagumye muri ibyo ngibyo gusa bakimara gukora ibyo rwose Derek yahise karwara Yvonne ndetse amushitsi wabo. Gusa Yvonne agishika wabo yahise kasanga umusaza kuko yamuhamagaye ndetse yamubuza yahise kongera aramuhamagara. Gusa muze yaryamye koko yagiye kubona Yvonne nawe yahise kongera aramuhamagara. Ati allo? Ati yes allo. Atumeze ute se muko? Ati meze neza ko ntabamenye se. Ati oh sorry. Ni wa musaza ni papa Mpano. Ati okay. Umeze ute se ko umuhamagaye no masaha muze? Ati nose ko naguhamagara hari ikibazo kibirimo? Ati wa rwose nta kibazo kibirimo ahubwo nyine ndatunguwe pe. Nari nzi ko nomero zanyu nyine nazibahaye ndetse muzahita ko mwibagirwa mutazahita ko mumpamagara. Ati wa rwose ese ni gute nabura guhamagara umukobwa ufite ubwiza bumeze nk'ubwo bwawe koko? Ati gose muze ibintu muri kuvuga koko murakomeje. Ati yego rwose ubwo se ntaguhamagaye koko umukobwa mwiza mbwira undi mukobwa rwose nahamagara. Ati wow merci rwose kuba mumpamagaye pe ni by'agaciro. Ati no se uri mu biki mukobwa? Ati hari utwo ndimo gusa nyine bisa nkaho ngiye kuryama. Ati naguhamagaye kare rero ndakubura. Ati ya wambuze gusa nyine ntacyo bitwaye ndakwitabye nuko nari ntarashika mu rugo. Ati okay none se wanyemera tukazahora tukaganira byimbitse kuko buri urabona cya gihe ntabwo tugize tuganira ndetse ngo tuvugane cyane. Ati nta kibazo rwose nimba mushaka ko twazavugana nejo mwampamagara rwose tukavugana ngewe mba nyine kuko narangije kaminuza kandi nta kazi ngira rero mba niriwe mu rugo igihe cyose mwanshakira rwose mwambona. Ati okay sa noneho ejo nzaguhamagara unsange kuri company yanjye kuko nanjye nyuma saa sita nta bakiriya benshi mba mfite tuganire niba ntacyo bigutwaye. Ati sa rwose nzabwo nyine muzambwira mwege kuri mwe munshaka. Ati sa rwose nzaguhamagara ndetse nkohereza imodoka izi kugutwara. Ati sa murakoze rwose muze. Gusa muze yakiri muri byo ngibyo yagiye kumva yumva umuntu aramukomangiye. Atari ko sori gato ndaza kuguhamagara ndabona ari umuntu nkumbangiye. Nuko muze yarafunguye gusa mu gufungura rwose cyari gitangaje yari Derek. Ati Mpano bimeze bite se? Atari ko papa yagiye nakurije koko kumpamagara Mpano wajya umpamagara Derek basi. Usika abanyeshuri bose papa twiganye batazi ko nanitwa Mpano. Ati birumvikana mwana wanjye gusa ujye wibuka ko iryo zina rya Mpano ni mama wawe wari kwise kandi urabizi mama wawe rwose yararikundaga. Rero iyo ndi guhamagaye mba ndi kwibuka mama wawe nyine mpita kumbona ishusho ya mama wawe pe. Ati sa rwose papa nta kibazo kuri mpamagara nabwo pe. Ati se papa uziko bya bintu wambwishura ko ugiye kubishira mu bikorwa nakomeje kukumva rwose uvugana n'uwo muntu. Se papa nawe watangiye kuba watereta koko? None se mwana wanjye rwose ngenda bibujijwe kuba najya mu rukundo koko? Ati sa rwose papa wenda nabona kwiheba kwawe kurangiranye ntacyo bintwaye pe. Nuko Derek yahise kajya kuryama ndetse asezera se. Gusa sese ko yandika ndetse yandikira Yvonne message amubwira ko bazavugana bukeye bwaho bitewe no kubwari bwije cyane. Gusa barakwereka haciyeho iminsi rwose nkuko yari yabyumvikanye na muze yaje kohereza imodoka ndetse ibasha kuba yajya kureba Yvonne. Ko Yvonne yaragiye ndetse ajya kureba muze baricarana ndetse batangira kuba baganira. Ati se Yvo buryo arambwiye ngo nta kazi ugira? Ati yego rwose nta kazi ngira mba ndaho nyine mba nibereye mu rugo nicaye nk'abandi bakobwa bose. Ati no se Yvo wize biki? Ati nyine nize finance nyine. Ati wow ko wize ibintu byiza se ni gute wabuze akazi? Ati biba bigoye rwose papa biba bigoye kuba wabona akazi muri iki gihe biba bigoye pe biba bigoye biba bisaba ngo ufite umuntu muziranye. Ati okay none se washobora kumanaginga ibintu by'amamodoka nyine kujya ukora ama transaction
ukora amaripoti y'ibintu byose byacurujwe ku buryo naguha akazi impano ukagashobora. Ati yego rwose ibyo narabyize cyane ndetse bisa nk'aho ibyo bintu nizemo cyane gusa nuko nyine nabuze akazi kabyo. Ati harya Ivo warambwiye ngo uri singo nta mukunzi ugira? Ati yego rwose papa, ngiye ibintu by'abasore b'iki gihe nyine baba batesha umutwe, aba ari abana baba bari seriye se buriya navuga ko ari inseriye pe, ntabwo baba bakomeje bari abo kuza nyine bakagutesha umutwe mukirirwana mukishimishanya gusa nyine nta yindi gahunda nzima bafite. Niyo mpamvu rero nge nahisemo kuba nakigumira gutya. Ati none se Ivo uwagushakira umugabo ugashyingirwa? Ati ariko nawe muzehe ntukansetse pe, use kuko wanshakira waba ubaye muranga noneho. Ati none se Ivo wagusha nyine ubonye umugabo umeze nkanjye ndetse turi mu kigero kimwe wamwanga? Ati no nyine papa, suko ari ukuvuga ngo iki n'ibiki gusa nyine aba afite imico myiza ndetse ari umuntu mwiza, nge twabana ntitaye ku myaka kuko n'ubundi n'abatoya rwose turabana bakatunanira. Ati okay rero sinakubwiye ko se nta mufasha ngira? Ati yo sorry nari narabyibagiye gusa nyine mwihangane pe. None se Ivo urabyumva gute nge nawe tubanye tugakora ubukwe? Ati ariko ntukansetse papa, uko iminsi mike tumaranye ibyo bintu byashoboka? Ati yego rwose byashoboka ubishatse ukabigiramo uruhare. Ati sa rwose nta kibazo, ubwo ngubwo ndabitekerezaho nzabaha igisubizo. Ati sa noneho rero ubwo ngubwo mu kindi cyumweru wazaza ugatangira akazi, gusa tuzajya tuvugana buri munsi kugira ngo umenye ukuntu umeze, gusa nyine utangoye wampa icyo gisubizo ndetse ukakimpa vuba. Ati sa rwose ntugire ikibazo ndibuze guhita kunguha igisubizo n'indi buze kuba nagera mu rugo. Nuko Ivona yaratashye ndetse muzehe asigara aho ngaho, gusa abakozi basigaye baseka muzehe. Ati muzehe korenzera uriya mwana se ko mbona ari mwiza cyane wamukuye he? Ati nta bwiza sha bana mujye mureka gukabye, n'umwana twahuriye mu kirori cy'umuhungu wanjye rero turahuza mbona abaye akana keza kuri njye, ndavuga ngo reka nze ngahamagare nkihera akazi kuko nta kazi kari gafite, kandi murabizi neza rwose hano harimo umwanya wabuze umukozi. Ati yego rwose boss hano harimo umwanya wabuze umukozi pe. Nuko Ivona yaratashye gusa mu gutaha ese kahamagara Derek ndetse barabonana dore ko yaramukeneye cyane. Ati se Ivona kumpamaga gitaraganya no kubera iki? Ati harya Derek wambwiye ko udafite gahunda yo gukora ubukwe vuba? Ati yego rwose Ivona nta gahunda afite yo kuba nakora ubukwe pe. Ati none se Derek urabona nanze kuguhemukira pe, gusa hari umuntu wamporopoje ndetse ashaka ko njye nawe tubana, rero nyemereye, urabizi ndagukunda gusa unyemereye nyine wareka nkajyayo basi twajya tubonana mu busanzwe, ariko rwose ukareka nkajya ku mugabo kuko ndi kubona wowe rwose nta gahunda ufite pe, kandi nta wundi mwa basi nkurindira uyu mwaka twashyingirwa koko Derek? Ati no rwose Ivo aho naba nkubeshye, gusa nimba ushaka kugenda rwose wagenda nimba unyemereye gusa ko tuzajya tubonana. Ati yego rwose Derek ntugire ikibazo tuzajya tubonana mu busanzwe, gusa reka njye ku mugabo pe kuko ndakuze. Ati nta kibazo nimba ubishaka njye nabikwemereye rwose. Nuko Ivona yahise atandukana na Derek, gusa yahise ko yandikira se wa Derek nubwo atarazi neza ko rwose umuntu bari gukundana ari se wa Derek, yahise kamwemera ndetse amwemera ko babana. Papa Derek yahise ataha ndetse ntabwo yahise akomeza akazi dore ko yari yishimye cyane. Gusa mu gushika iwe rwose yasanze Derek yababaye dore ko Derek yari amaze kumenya neza ko Ivona agiye kujya ku mugabo. Ati Derek mwana wanjye ko mbona wababaye byagenze biti? Ati ahubwo se papa we ko mbona wishimye cyane bimeze bite papa? Wabonye se mbwira byageze gute wacuruje none imodoka nyinshi? Ati we rwose mwana wanjye urabizi biriya ntabwo njya mbitaho umwanya cyane, ahubwo nyine mwana wa ngiye kuba nashyingirwa rwose pe. Ati papa kano kanya sigiye kuba washyingirwa? Ati yego rwose mwana wa, ahubwo nyine mu cyumweru gitanzaza ndetse nkwereka umukunzi wanjye, ubwo rwose ndabizi ari kuzamushima ndetse uzamukunda, kandi naza rwose ntabwo nzirirwa njya mu bya mariage, tuzada ko tubana rwose tuzajya mu murenge gusa. Ati sa rwose papa ndabyishimiye kandi ndabikunze pe. Nuko se Derek yarongera arahamagara ndetse rwose ahamagara Ivona kugira ngo babashe kuba babonana. Gusa barabonanye ndetse bumvikana ko rwose agomba kuza ndetse akabasha kuba yamwereka umuhungu we, ndetse yamara kumwereka umuhungu we bagahita ko babana. Ati none se be ubu ngubu koko nunyereka umuhungu wawe? Ati uvuze gute Ivo? Nose sheri nguhamagaye nabi? Ati wawe nyine ntabwo mpamagaye nabi, ahubwo nyine tuzina sinari nduheruka pe,
numeshije dusoundinze neza mu matwi yanjye rwose mwana wa nyine tubaye twiza cyane ni byiza pe nari nkumbuye bino bihe rwose nyine shere ntugire ikibazo turi kumwe ndetse nta nubwo nagusiga turacyari kumwe ahubwo nyine ubu koko umwana wawe ntazabigiraho ikibazo kuba ugiye gushaka umuntu bisa nkaho bari mu kigero kimwe ati wa rwose ntugire ikibazo umwana wanjye nta matika agira ati okay sa rwose papa ubwo ngubwo nyine cyangwa nimba umwana wawe ari mu rugo tujyanira na direct tujye ko tugenda tujye kumureba ati gusa kuko waza mu rugo tutateguye kuko tutanagutekeye nk'umushitsi mushyashya ugiye gushika mu rugo bwa mbere ati wa rwose papa nta kibazo tugende nge ntacyo bintu nkwaye kuko nimeze nkaho ubwo nabaye umwana mu rugo nuko baragiye gusa bagishika ku gipangu rwose Yvonne yabonye igipangu binjiyemo rwose ari cyo kwa Derek ati none se baby aha ni iwawe ati yego rwose aha ni iwanjye ati are you sure ati yego rwose be none se urahazi ati no ntabwo mpazi ahubwo nuko ndi kubona ari heza cyane nuko Yvonne aragiye gusa agenda umutima utari hamwe dore ko yari amaze kumenya neza ko rwose agiye iwabo na Derek nuko bashitse mu nzu gusa bakimara gushika mu nzu rwose papa Derek yase kamagara Derek ati Derek ngwino nkwereke umuntu rwose gusa Derek akibona rwose Yvonne ahise akubitwa n'inkuba gusa agiye gusakuza ahita ko yibuka ko rwose satigeze abimubwira ahita akaceceka ati papa uyu se kandi ninde ko ntamumenye ati mwana wa n'umukobwa nyine nakubwiye tujye kuba twabana ahubwo bumuganiza rwose reka njye mu cyumba hari utuntu ngiye kurebayo ndahita konza ndetse tuganire ati baby buvugana n'umusore wanjye rwose muganire mumenyane ubwo nk'ubwo turaza kuba twasubira ati sa nta kibazo rwose be genda witeho nanjye reka sigare nganira n'uyu muhungu wawe nuko sese kagenda ati Derek ati niki so Yvonne burya niwe wamuginga ujye kuba wabana na papa ati cicika tabyumva ahubwo ati ahubwo se Derek ubigiye kuba byagenda biti ati cicika ntuzigera unabivuga bino bintu rwose tuzabwire papa ko tunaziranye gusa nyine uzaze tuwe muri iyi nzi mwabwo birerushye gusa nyine please ibi bintu bigomeze bibibanga ati use koko Derek ntituzaba tugiye kuba twakora amabara ati no nta mabara ari aho ngaho rwose ahubwo cicika twebwe tukomeze tubigira ibanga ndatekereza ko nta nundi muntu wese ubizi nuko se wa Derek bidatinze ese kava mu cyuma ndetse agaruka muri salati ko numva muri gusakuza mutongana se mwana wanjye nyine papa uyu musikobwa wawe sanze ahantu nyine nize secondaire nawe ariho yize nyine twari turi gusakuza twibukiranya kuntu rwose abayobozi baho baritesha mutwe ati yesa rwose nta kibazo nimba ari uko nguko ati none se Deri uyu mukobwa nyine wamubonye gute ati papa ntacyo twaye rwose ahubwo mugire mwandikisha umurenge ndetse mubane pe ati sa rwose mwana wa nanjye nibyo ndimo ndetse nibyo ngiye kuba nakoraho kuko nta mpamvu rwose yo kubitinza ati yego rwose papa mugire vuba ndetse byihute nanjye ndi kumva ntakomeza kuba nategereza nkumbuye kuko ubona wishimye rwose nuko barakwereka rwose haciyeho icyumweru rwose nk'uko bari babiganiriyeho bahise ko bajya ku murenge ndetse barasezerana birarangira umukobwa ahita akaza kuba kwa Derek gusa Yvonne ndetse na Derek bakomeje kuba babana ndetse bakajya baryamana nk'umugore n'umugabo dore ko Derek yacungaga se rwose adahari akaba yaryamana na Yvonne gusa rimwe rwose Derek aryamanye na Yvonne umwe mu bakozi bakoraga kwa se yaraje ndetse abagwa gituma asanga rwose bari mu bintu bidakwiriye gusa Derek ntabwo yigeze abona umusore dore ko umusore yababoneye ku muryango yahise kasubirayo ndetse ajya mu kazi gusa ashitseyo ntabwo yigeze ababikira ibanga dore ko yahise kabibwira se wa Derek yaratunguwe cyane ndetse biramubabaza gusa yanga kubitindaho ati inshuti ntugire ikibazo rwose ibingibi nzabyikurikiranira nzagenda bimenya gake gake ko abana banjye se ntaho banshikiye bose turi kumwe gusa rimwe se wa Derek yaratashye nawe ava mu kazi gusa mu gushika mu kazi yasanze Derek ndetse na Yvonne bicaranye muri salo ati Vo wamenyeranye se na Derek ati yego rwose sheri Derek ndetse naramukunze n'umwana mwiza cyane pe ati yesa rero umwana wanjye ngiye mu rugendo nzamarayo iminsi 3 ubwo ngubwo rero nzagaruka gusa uzite kuri uyu mugore wanjye mwana wanjye uzamwiteho ntimuzatungane ati wa rwose papa ntugire ikibazo ubuse koko namutunganya gute nuko sa Derek yase kajya mu cyumba cyiwe arapakinga imyenda ati Deri rero bisa nkaho ngiye kandi nzagenda nta modoka nzajyana kuko bizansaba gufata intege ati sa rwose papa nta kibazo nuko sa Derek yarasohotse gusa mu gusohoka ntabwo yigeze agenda nkuko yari abibabwiye dore ko yaciye mu gikari ndetse atakongera yinjira mu nzu ajya mu cyumba cyarafunga
Bidatinze dore ko nta n'iminota 10 rwose yashize Derek ndetse n'uwo mukobwa Yvonne batangiye kuba bakora amabara nk'ayo bari basanzwe bakora. Gusa se wa Derek byaramubabaje ndetse aguma yicaye mu cyumba. Gusa byamwanze mu nda bityo ahita akasohoka ndetse abasanga muri salo baryamanye bari gusomana. Ati Derek, ati papa, ese papa kandi uje gute ko warumbwiye ko rwose ugiye mu rugendo? Ati no mwana wanjye ntabwo nari ngiye mu rugendo, ahubwo nyine bibari barabimbwiye ndetse sinari naranze kubyemera, rero naravuze ati reka mbabeshye ko ngiye mu rugendo kugira ngo ndebe basi ko namenye ukuri. Kumbe Derek, uyu muvumo koko mwana wanjye uzawukizwa n'iki? Nta n'urusoni urifata ukaryamana no Derek, uri kubona amabara ukoze koko? Ati papa rwose amuri sore nyine uyu mukobwa, ati uyu mukobwa iki wanjijiwe? Ati Yvonne, ati baby kinsongera kumpamagara ubwo buzina wanshinziwe. Cyakora Derek, sinzi icyo nagukorera. Ati Yvonne we rwose byaba byiza umviriye mu rugo kuko ntabwo, please mvira mu rugo pe, mvira mu rugo. Ati baby ariko iki washano ntabwo nkigushaka. Nuko se wa Derek yahise afata Derek ndetse aramwirukana ndetse yirukana na Yvonne, dore ko yaramaze kuba yamenya neza ko umuhungu we ndetse n'umukobwa bashakanye amuca inyuma. Ati mugende rwose ntabwo nkibakeneye. Cyakora Derek numva umaze kwisubiraho uzagaruke ndetse uze mu rugo, gusa uyu mukobwa we ntabwo nkimukeneye. Inkuru yacu y'urukundo nahangaha irangiriye. Ndabakunda cyane. Kwibutsa gukora subscribe, share ndetse na comment, utibagiwe na like kuri David Rwanda. Imana ibarinde.